banazijyanye ndazigeze noneho ntizankwira neza bitafata icyemezo cyo kuvuga ngo reka nzimusubize amizindi zinkwira ariko yahise azimpa neza 32 zita zigwamo neza abasha izi zo nzazambara narazishakaga pe narazishakaga zirankweto noneho ndavuga ati se ninzambara ndi jyenyine ari ceri wanjye wazinyeretse bizagenda bite ndavuga ati nzazambara turi kumwe nawe wambaye akazi ugomba kujya gusenga ku cyumweru zambaye kujya gusenga baze ko natekereza kuzambara turi kwerekanwa mu rusengero hara tuzagura ibindi haraza bari izindi zigezweho nyinshi ntago twajyana cyakora wenda nanone kuko wenda amafaranga turi bashyashya pe n'ubundi amafaranga naringiye kwishyura yanzu byaciyemo wayishyuye se ubu kwizigamira bigiye kugenda neza cyane nese numbwire ko wayishyuye ukuntu byagenze wa mushuti wanjye rero uramuzi Dan ndamuzi mushuti wanjye tuyere gutya tukubitane ejo mu mujyi mubwire ko mfite gahunda y'ubukwe abyishimire pe ariko nsanga afite ikibazo nk'icyo mfite cyuko ntanze afite yararimo ashaka inzu noneho bandamubwiye ati hari inzu nabonye iyo nzu ariko irahenze arambwira ati wayinyeretse ndagenda tutemberera twahise dufata akamoto dutemberera ndagenda ndayimwereka arayishima nawe ariko akaba hari afite undi mushuti we bashakaga kuyifatanya bandavuga ati nanjye turajyana mu batatu arabyemera ayo mushuti we rwose nawe namwitegereje mbona ntari avuga ati twana abana mu batatu twifite ibyumba byinshi ese ubusheri ko nshimye Dani muziranye mu maranye igihe kinini ubwo umuhungu wundi we muramwizeye umuhungu ntabwo ndamumenya neza ariko uko namwitegereje kw'iki gihe kwizera abantu biragoye ushobora kubana n'abantu utabizi neza utazi ibiyobyabwenge bakoresha ubu nibagiye kuguhindura ariko Dan aramuzi ndabyo nashidikana ko Dan amuzi kandi ariko kumenya umuntu ntago ari ako kanya biba bigoye kumenya umuntu imyitwarire ye biba bigoye oya njye navugaga nituyifatanye urumva amafaranga aragabanutse ne gutanga 200 cyangwa 300 nyenyine ariko nituyifatanye arahita agabanuka rero nkomeze nsevinge ubukwe tuzabukore neza hari icyo bitwa ubuzongera gusenga ujye ugira umubyutse nk'ubwo wari ufite cyangwa ugiye kugwa burundu kubana n'abasore mudahuje imyemerere bari abasore ikintu ngiye kubakorera ndagiye ninsanga batizera Imana ndagerageza uburyo ki ndigisha inzira y'agakiza kandi barabyumva hamwe n'Imana uzamfashe gusenga ariko uzambabarire byibuzaho kugira ngo bari abasore baguhindure wowe uzabahindure ngiye mbahindure bagomba no kunyambarira mu wowe uzakoresha uburyo ki uzabahinduraho kugira ngo baguhindure cyakora pe hanyuma nibimara kugenda neza wowe uzabibona ubundi wowe uzagenda ubona kuntu ibintu biri kugenda neza nashaka no kukubona wahindutse aya ntago nzahindura kubera abantu muri kubana imico yabo ugomba kugumuka buriwe gutyo urabikunda bagakomeza bakaba gutyo urabikunda ubu mpembye akanya wampembye ikisheri kuba ngukunda byonyine birahagije byonyine birahagije ko cyane ari ikintu kiruta urukundo se ntacyo reka mwere tujyana ahantu tubiganireho neza tubinywere tubirire tunabisengere ibintu bizagende neza sibyo kurasa neza mama nawe ujye ubyibona ngaho tugende rero twihuse sibyo kimwe mu by'ingenzi wabura kikabangamira igice kinini cy'ubuzima bwawe ni ukwambara twese turambara ariko dutandukanira mu kwambara neza DC bisobanura David Clothing Limited ni igisubizo ku bifuza kwambara neza tubadodera kositimu nziza cyane ku bagabo tubakorera
za bakosi nziza muri gukunda muri benshi. Tubakorera kandi imyenda y'ibirori, tudodera ibigo bitandukanye, amahoteli, ibigo by'amashuri, amakorari n'abandi benshi. DC nitwe twambika ibyamamare bitandukanye, abahanzi, abakinnyi b'amafilimi ndetse n'abandi. Waba uri kure, wohereza ifoto yawe gusa tukakudodera imyenda yawe ikakugeraho aho waba uri hose ku isi. Tudoda n'indi myenda yose tutavuze, unafite design urayizana ukatwereka ifoto. Kandi tugira gahunda, abifuza imyenda yuzuye namwe irahari. Dufite shop irimo icyo wakenera cyose, n'amashati meza ya made in Rwanda arahari. Dukorera i Kigali mu nyubako ya Chic. Waduhamagara no kuri nomero 078 50 79 72. Iri no kuri WhatsApp. DC, icyubahiro cyanyu kiri mu biganza byacu. Wow. Uwiteka Mana nziza, turagushimira ko duhaye ifunguro ry'uyu munsi. Uriho imbaraga n'umugisha mwami kugira ngo n'abataribonye babibone. Tugusabye twizeye, amen. Kawe urya mwana. Kasugira ngo ibiryo niba byanavunye umuntu yeraye. Bizana left. Bra komeza cyane. Nasema ni como mwisafari zo mujye muri Yesu. Nawe turashonje. Hasonza sese ndi umuntu we ntabwo usonza. Wowe se nkori. Mike yaranyebe. Ntajya bawe kazu yaza habe nakaturya ore cyuje. Yavuze ko azajya ajya kurushe. Bakaza yaje. Nyine urebe uburyo yimeramo uburyo. Mike. Ndabiki. Mike dawe bigisha. Igira byose bijya. Acha dusangira. Man, What the fuck ya man? Nenda ry'ibyo watobanze nzuvuye he. Zemve ukara bro. Musangira kamwe mujya. Nini mujya bishi. Oya ntabwo narishuka wakoze. Uze biramanuka ma. Urubito rugateka mano gateka ukanyi ukafumu. Yuko ukora mu bro na karabye bro. Mike, so abonye biryo. Neza ari kuvuga ibi. Ngahibye nayo. Nacicikire manuka. Diego, ibiryo nta muntu ujya aricyo bivugira amagambo mako. Basi tubihe icyubahiro. Tubirye neza mu tuzo. Neza ngo mumva biri bumanuke bro. Ni muri kujya ndi mu cyumba tu. Safuriya mu keza. Nasenze. Wewe naryo ko byo nasengeye wenda wakizwa. Ntabwo naryo byo ntasengeye. Birabinigana gute bagira. Birasengeye we. Birasengeye utagira diamond uri kunega washizemo. Birasengeye tukajya mani mu mutuzo. Kibiryo bidakunda abantu babiryo babivugira hejuru. Nagazi birari. Nta nundwe mwa. Mike. Yakora ubimara. Byandi bya gusiga ibi. None nsingu waho humura. Ubimara. Yego. Ndi bisahani yanyu bike kuri byanjye. Ari amahoro ahinga. Yawe use wagiye ibyo by'umurozo kabone amahoro. Umurozi. Tukaba nta mugabo. Wowe kwita umurozi sha. Anyuzanire mwana, anyuzanire mwana. We urayabona yo nabuze. Ubundi se yayamaramo ukamubwira ko yibwiriza byose kujya kuzana ndi. Vutora mu njye mpamvu warushuze se. Nanda y'umujinya.
ndamujinya waronkoze bityo ntiwarunda vyivuye nkavayo uzakora mu biryo by'abantu tuza aho uvuye bro nzabanza ubaze nabanje gukarara ntabwo ndi umunyamwanda kuri ubwo buryo nk'ibintu uba wambaye ku ntoki uzi ibyo namya bivuye neze ubonye aribyo ndi kurisha ko nabasabye ibiryo ntabwo bikunda abantu babirya babivugira hejuru yada ariko mwambaye duke ko mbona mbatanze kubimenya Mike simoni sana cyose ibyo sisi byo bikire wabiri ukabimara ntabwo dushimba tutuje teka neza pe giye kuyavamo njye naso bebe juu nifite gahunda yo guhitangura Benz Mercedes Benz umva mbese ntabwo ari kwirari ngiye ngomba guhitangura Mercedes Benz none tugaza dutemberamo tugeza Nyandungu tuve tukageza Muhazi tukavayo weekend tujya ku Kivu none wumva uko imyaka izagenda ishira tuzisanga na Zanzibar that is my man uri kuri ngi ntabwo mba noroje none se aho hantu haba aho hantu sinza gusohokana uzafata iki inkoko kano gaciriritse nka ushaka ikindi kirenze inkoko anything icyo nzasanga cyose ngiye ngomba kugifata urumva hanyuma namara kugisangayo y'amahenesi ari amacupa rero ahenze ariya niyo nkunda nyine uzi uyu muntu w'umugabo undi turyoherwa twishe ikintu cy'igifagitire tukabona ibintu byose bituriho ubwo twumva abantu b'abagabo tuzadufatanye ngiye nta muntu ubwo yasifatije n'umugore ubundi ugomba kumwereka ko umugabo kuko tuba abagabo turi ba provider abagore turi bateka twe turatanga mwe muri bateka n'abagore muri bateka mwe muri bateka turi ba provider okay fine I will enjoy my life wavyumvise wimva ibiki zaza kunsura agira basi tukabishyira muri weekend urumva atari byo weekend ku cyumweru ariko ku cyumweru kuko nibwo babatipi bose baba badahari umuza cya kindi cy'ikiboga cya Diego kiba cyagiye gusenga kikwanda kwisengera nta n'umutima mwinshi nta n'ubwo wagiye gisura dani ujye usura naravuga ariko nawe ku cyumweru ntaba harafite akazi Sunday nta kibazo zaza okay nibagiye ko turi ahantu hatari musizi biki twagiye aka kanya nyine tujye aka kanya please urabarira aka kanya aya winsuka urumva reka mpamagare mu rugo aya ntabwo tujyayo kweli akanya njye nahugiye ku cyumweru uremera ni gahunda nyine mpamvu ndakora za abdomen oya njyewe nyine ntabwo meze neza nese ikintu cyatuma ntamera neza hari ikindi uzi ni cya kindi of course babe si ibanga pe ndawukumbuye cyane nyine gira icyo ubikoraho basi nsura oya wenda pana uyu munsi nyine dupange nko muri weekend
nawe nyine urabibona ubu ngubu burije kandi abajene bagiye gutaha urumva nyine ntabwo byakunda nyine twapanga muri weekend nta nakoze noneho kazi twaba turi kumwe ya makuru mfite ni uko abantu batipe ku cyumweru bazaba badahari ubu nyine najya musabe niba byakunda ubyemeye nyine nka profita akazaza nyine tuzaba turi kumukansura ku cyumweru nazaba uri free none se niba ku cyumweru uzaba uri free nanjye nkazaba ndi free wareka twese tukazaba turi busy ku cyumweru tuzaba turi busy nyine twembi turi kumwe njye nawe yego okay ubwo turabisezeranye ku cyumweru njye nawe okay so I love you. Yes, babe. Yeah. What's it? Sawa. Sawa. Se wabyutse wariye ko numva uvuga ngo nabyutse kare. Mon dad. Apeti. Merci. Je ndi bugutegure biragende. Oya, ndikugira nyine. Test mudajye masanzu kubyutunga dukenze kurya twamundoroye. Rero ndashaka na gahunda iracyari gahunda. Uraza. Akubiza ni kabiri kandi nigeze ngo tembo. Okay. None se wazanye amasanga. Let me see, like amasata. Akarebe reka nanjye rero nkwitegure nyine niba dushe nkore n'udusuku. Use kuzana hasa neza wongeye kugura n'aga perfume ndakura. Ndakumbe bebe. You can't understand how I miss you. I can't wait to see you. No, I can't wait to meet you. See you. See you, baby. Humburi. Okay. Wa. Gahunda riri cyane. Sinzi isuku ngo pfuye. Ndahira. Mike waramutse Fresh. Siko tuba twariye twanduza ahantu hose Bidasanzwe bro. biki Cyakora uyu munsi mbyukiye iburyo kabisa. Mbega umunsi mwiza. Ahubwo nawe ndabona asa nabi yakora oya ntarebe daje nakore nta kibazo Umurezi agiye kumfasha ibikorwa byose nari gukora akora pe ategura ibintu byose shiranje ko ndaze kuza asanga ibintu bisa neza cyane. Uze turajya ikimana. Turajya ikimana. kurya se maze kureba nyine umusara yo kurya yagize turaza kubitegura Uri hano se wowe? ndi hano Diego yagiye gusenga najya ni ku cyumweru.
Mama singidakomeye Nemana itabura guseka Nemana mbafate Chambe buzko. Ntabwo nari gutera ahantu heza nk'aha. Really? Eski bora yayoraga muri filime z'abanyagiye ntabwo nari ko mu Rwanda binaho. Oh yes. Okay. Ndetse nabuze ko maze iminsi nembera muri Nigeria. Niyo nayikuye. Oh. Nizi neza. Ndashima Imana. Bizana nawe ameze neza. Neza ko. Karibu rero. Turi hano niho. Shout yaneza pe. Cyane ukuntu akageze. Iko. Yeah. Niza. Niziko nayishimiye. Murakoze ndagushimira cyane. Niki utari waranzanye kubara mbi. Ndetse ubu ngubu ko wamakuzanye ntago. Nyine wakabaye waranzanye na mbere. Nyusubiye makuzana mbere wari kwishima nkuko mbo wishima. Sure. Kwishima cyane. Ubu wenda kino nicyo cyari iki. Ubwo ngana kwa kare. Sure. Aga bakirisha. Watereza iki? Ndashaka iki? Cyose birahari. Icyo hitamo nicyo muha. Nimba bihari rero nitekerezaho ndakubwira. Mbona ko uragitekerezaho. Ntabwo namenye icyo nshaka. Ufashe gutekereza. Dutekereza. Nta kibazo uzwi n'itwe ko gitekereza kiri hafi. Niyo tugiye gufatikanya dutekereza. Ubwo numvaga wowe kizi ikintu ugiye kumwitiramo. Cyakindi. Ntabwo kiranyishaka. Cyakindi kindi. No. Shaka kandi kantu gashyashya kari muri iyi nzu. Okay, akantu gashyashya kari muri iyi nzu. Ikibazo nuko kataribwa. Ikibazo nuko kataribwa cyangwa katanywebwa. Kuba turi kumwe. Izo ni byo by'agaciro cyane. Nibyo by'agaciro. Ari byo twikorera. Kandi n'undi twabikoze. Oya nyine. Tubyinjiremo indipu. Hanyuma nimba ndi kukwakira neza. Sha urahindutse. Nahindutse gute? Ibintu y'umukomboyi. Njyewe sinzi uburyo nabivugamo. Gusa nishimiye kukubona turi kumwe hano njye nawe gutya. Ewa urambeshya, bibi nimbona umwanya nzaguhamagara nzakuzana. Sinakubeshya gute umwanya ntiwabonetse nkaguhamagara. Wenda suko. Ariko uba wishimiye kuguma muri iyi nzu wenyine. Oya. Nese nabyishimira gute kandi turi kumwe. Niswishyuza cyo mpamagara ngo nyine urumva impamvu nuko hari abandi bantu tuba turi kumwe. Okay, muri abo bantu njye ntabwo ndi w'ingenzi tuzaho. Yo tubana hano. Okay, none se urarakaye? Ndishimye. Sure. Ndabigaragariza ko wishimye. Bikugaragariza gute? Kwa konde. Ndishimye. Oya, ngaruka. Dan. Bebe. Urani Mike. Turabana. Hano. Witwa Maya.
Shaka kwivumbura. Nagari cyane. Oya, birasanzwe. Ariko uramusanga. Okay. That's why that. Kubera. Iryo zina nyine ntabwo izina rimenyerewe n'abantu bose. Ni ubanza ari bwa mbere cyangwa ubwa kabiri byumvise. Ntabwo bishoboka. Mani icyumweru cyose twanga kwizana umwana hano mani. We ntigiye ikintu kimubwira. Wowe ukabiyumbwira ngo utigeze ubimbwiye n'umunsi n'umwe. Bakambwiye ko inkuru mbi wakirindira igihugu. Uri no kunuka hejuru y'amafuti wakoze. Ahubwo wowe iyo wifata ukabona mbyuka mu gitondo. Nkakora amasuku kuriya. N'ubwa mbere yakoze. Gakorwa mu ruhereko. Ariko Mike. Amaturu yavugaye ko mahura yampa wowe. Njyewe se amaturu uramukobwa nayo ngiye kumurya. Uziko ni ubwa mbere bro. Ibaze ko ari ubwa mbere ngiye kumvikora rero. Nini ubu twagiye basi none dukore group ya WhatsApp uzajye wandika kwa mbere. Ndahari. Nkamenye ni wandika kwa mbere ndahari menye ko uvuze kwa mbere ndahari. Nanjye ni ndeka kwa kabiri ndahari tubibwirana. Ne nkwe musi yibwira umaze genda yipanga mani. Nari charge inzu nari imyunyu nari yebisenda. Gabanya gasaku ikiniga kiri kumfata. Shaka kikwica none wowe. Gishaka kikwica. Mike. Gishaka kikwica. Ibuze ukuntu muri mazi ngende buraya nkora. Bro, urambabaje. Ndeka kwirakaza sibyo ngiye nigeno kababaye umwana twarapanze neza yavuye mu rugo gahunda imusanye wabonye ukuntu yaje yambaye Umva bro, ibaze yuko uruka ngiye gutamira manu kambana ibiryo ku munwa ntaranakanje. Katama ibibazo kwije ku musohoko Wacyohewe. ntazi nze ko mu twabish Ari njye nawe ndagize nabi. Maye meze neza. Meze neza nta kibazo. Ubuze yansubiye. ndiko nabishoboze mu mic yavuze ngo Avuze Maya umeze neza. Yavuze mic umeze neza. Oya yakoze ngo umeze neza mwirirwa na muri iyi nzu.